Yesu ashimwe bene data. Imana ishimwe ko ngiye kuduha aka kanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Ni Kagenza I Ernest, aha ni kuri Famu Gospel. Uyu munsi ndashaka kutuganira ku ijambo rivuga ngo Uwiteka ni Imana y'ibihe. Bivuze ngo Uwiteka ni Imana y'ibihe bikuyemo amagambo menshi akomeye, ibintu byinshi. Kwanga ibihe bihora bihinduka iteka. Hari ibihe by'umunezero, hakaba ibihe by'umubabaro, habaho ibihe bitanezeza umuntu, ariko umuntu agira n'ibindi bihe bimunezeza. Imana rero ni Imana iba muri ibyo bihe byombi uko ari bibiri. Ni Imana iba mu bihe waba ubabayemo, ariko ikaba n'Imana iba mu bihe waba unezerewemo. Ndifuza ko dusangira ijambo ry'Imana. Dusoma muri Esiteri ibice 8 umurongo wa 2, noneho turi busome no muri Yesaya 55 ibice 13, twongere dusome mu Itangiriro ibice 21 umurongo wa 19. Yesu atugirire neza. Muri Esiteri ibice 8 umurongo wa 2 haranditse ngo umwami ahera ko yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani ayiha Morodekayi, maze Esiteri aha Morodekayi ubutware bw'ibya Hamani. Kadukomeze muri Yesaya 55 ibice 13, ho haranditse ngo mu cyimbo cy'umufatangwe hazamera umuberoshi, mu cyimbo cy'umukeri hazamera umuhadasi. Bizubahisha izina ry'Uwiteka, bizaba ikimenyetso gihoraho kitazakurwaho. Imana itugirire neza. Reka tugere mu Itangiriro 21 umurongo wa 19, haranditse ngo Imana imuhumura amaso, abona iriba aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaremiza umuhungu we. Imana idufashe cyane. Aha dusoreje ni ku mudamu witwa Hagayi. Ni umugore wa kabiri, nagwita umugore wa kabiri cyangwa se umudamu w'inshoreke ya Aburahamu. Uyu nguyu ni mu gihe yari yasenzwe na mukeba we Sara, mu gihe yaramaze kubyara umwana. Noneho Sara nabyita ko yamugiriye ishyari, aravuga ati ariko uyu mwana azahinduka umuragwa w'ibintu by'umugabo wanjye. Aravuga ati ntibikabe. Ategeka umugabo we Aburahamu, aravuga ati noneho senda umwana na nyina bagende. Uyu mudamu rero ajya kugenda, Imana yavuganye ijambo rikomeye na Aburahamu, iramubwira ngo umvira ibyo umugore wawe Sara avuze, emera bagende, kuko n'uyu mwana nawe azakomera, nzamuha umugisha. Uyu mudamu rero Hagayi yafashe umwana aramutwara. Bageze mu butayu, umwana yicwa n'inyota, arasonza, abona agiye gupfa. Aravuga ngo reka ngende umwana wanjye mushyire hariya, nanjye ngiye ku ruhande, ntabona arimo gupfa. Ariko muri cya gihe yaramushyize ku ruhande ategereje urupfu k'umwana we. Uwiteka nk'uko yari yasezeranyije Aburahamu ngo nzabana n'uyu mwana, ntabwo yari gutuma apfa. Wowe ushobora kubona ko igihe cyageze, ko urupfu rwageze, ushobora kubona ko byarangiye, ushobora kubona ko hari imyanzuro yagufatiwe ikomeye ugatinya, ariko nagira ngo nkubwire ngo niba Uwiteka yarabanje kuvuga mbere, nta muntu, nta kintu, nta situwasiyo, nta buzima, nta buryo namwe buzabaho bwatuma ijambo ry'Imana ridasohora. Uko Imana yavuze kuri uyu mwana wa Hagari, yabanye nawe mu gihe yarageze mu butayu. Ushobora nawe kuba uri mu gihe cy'ubutayu ukabona ko ari igihe gikomeye, ariko niyo nkubwire ngo Uwiteka azabana nawe. Uyu mudamu rero Imana ngo yamuhumuye amaso, areba ku ruhande, abona iriba ry'amazi, aragenda aravoma, ahereza umwana we aranywa. Byari ibihe by'ubutayu, byari ibihe bikomeye. Umwana ntabwo yapfuye, kuko hari ijambo Imana yavuganye na mama we, hari ijambo Imana yavuganye na Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Umuntu w'Imana ajya agera mu butayu, akagira mu bikomeye, agatinya, akumva ko ibihe bigiye kumutwara. Ariko nagira nkubwire ngo Uwiteka ni Imana iba mu bihe ibyo ari byo byose. Uko twasomye muri Yesaya 55 ibice 13, ho twasomye ngo mu cyimbo cy'umufatangwe hazamera umuberoshi, mu cyimbo cy'umukere hazamera umuhadasi. Bizubahisha izina ry'Uwiteka, bizaba ikimenyetso gihoraho kitazakurwaho iteka. Ndagira nkubwire ngo nawe shyiraho iri jambo ngo mu cyimbo cy'iki hazaba iki ngiki. Narababwiye kenshi ndabwira ngo you have to prophesy yourself. Ugomba kwihanurira, ugomba kureba ibihurimo, ntuwigeranye n'ibyo bihurimo, ahubwo ukareba mu ijuru, ukamenya icyo Uwiteka Imana avuga muri ibyo bihe. Ndagira nkubwire ngo mu gihe hari uwatekereza ko uzakorwa n'isoni, Uwiteka azakugirira neza, uzahinduka uw'icyubahiro. Mu gihe watekerezaga ko hari urupfu imbere yawe, Uwiteka azashyiraho ubuzima. Ndagira nkubwire ngo Uwiteka ni Imana ihinduranya ibihe. Ni Imana itakwemera kwakorwa n'isoni niba uri umuntu wayo. Ni Imana itazatuma ukorwa n'isoni mu bantu, kuko wubahishije Uwiteka nawe azakubahisha.
ntazatuma ukorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Mu bihe nk'ibi ngibi rero ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri kunyura mu bihe bikomeye, mu bihe bitakunejeje, ndagira ngo nkubwire ngo ukomere, wihangane, urebe ku Mana, ureke kureba mu bantu. Uwiteka azabana nawe, azakugirira neza, kandi ibya nyuma byawe bizaba byiza kurusha ibya mbere. Muri Esiteri 8 ibice 2 niho nasomye amagambo avuga ngo umwami aherako yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani ayiha Moridekayi, maze Esiteri aha Moridekayi ubutware bw'ibyo Hamani yari afite. Murabyibuka, iyo ni story ndende sinayisubiramo yose, ariko nanya nkubwire ngo uyu Moridekayi yamuze ko yari umuntu wabaga ku irembo. Biragoye ko umugaragu cyangwa se umuntu wabaga ku irembo yahinduka icyegera cy'umwami mu gihe hari we yajyaga agira abantu arinda, bo bagatangira kuba ari bo bamurinda. Ni ibintu bishoboka cyane. Aha kwa Moridekayi byarashobotse, nawe byashoboka, kuko ari Uwiteka, ari Imana y'ibihe, kandi akaba ari Imana ihinduranya ibihe. Ndagira ngo nkubwire ngo mu gihe bari bategereje yuko Moridekayi aza kumanikwa ku giti gishinze cy'umusaraba, nibwo Uwiteka yakoze igitangaza, ahindura ibyo abantu bibwiraga. Nubwo Moridekayi hari uwamupangiraga urupfu, ariko mu ijuru bo bari bamupangiye ubuzima. Ndagira nkubwire ngo ushobora kubona ko uri gupangirwa ibikomeye, uri gupangirwa kwirukanwa mu kazi, uri kubona ko business irimo gupfa, ushobora kuba uri kubona abantu bari kugenda bakuvuga hirya no hino, ukumva ufite ubwoba, nubareba uragira ubwoba. Ndagira nkubwire ngo ibyo bari gupanga ntabwo biri approved n'Imana. Ibyo abantu barimo gutekereza ntabwo ari byo Imana iri gutekereza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni byiza ntabwo ari bibi, kugira ngo mbaremamo umutima w'ahazaza. Rero nkubwire ngo ibyo abantu bibwira byo byaba bibi, ibyo abantu bibwira ngo byaba ari imigambi mibi, ariko icyo Imana yibwira ni ikintu cyiza kuri wowe. Haleluya, Yesu atugirire neza. Mu gihe rero abantu baba bategereje ibibi ko byakugeraho, ndagira nkubwire ngo Uwiteka we ari kugutegurira ibyiza ko bikugeraho.